ni mu masaha y'umugoroba Rafael aba amaze kwimuka n'umushuti we uba waje kumureba. Hanyuma rero baba bicaye muri salo, uyu mushuti ari kumubwira ati mbega ukuntu iyi aparitema ari nziza, aha hantu ni heza cyane, buri kimwe cyose ni cyiza. Rafael ati ni uku nyine nabishakaga, kubera ko n'izi ntebe twicayemo ni uku nazishakaga nyine, n'ibara iyi nzu ifite niryo nifuzaga, hano hantu nahishimiye ntabwo ushobora kubyumva, gusa ndumva nishimye cyane. Bakiri kuvugana rero umuntu yarakomanze ku muryango, uyu mushuti ati none se watangiye kumenyana n'abantu ariko ukigera hano? Rafael ati hoya, ubwo ni umuntu utuzaniye ibyo kunywa. Uyu mushuti ati ntabwo nabimenye ko hari buze kuba ikirori, ahari mba niteguye birenzeho. Naho rero Rafael ati oya, ntabwo ari ikirori kinini, ni ukugira ngo nyine twishimire ko twaje mu nzu nshya, ariko ntibinabujije ko nyine ubu tugiye kuzajya tuba dufite uturori dutoya buri mugoroba, tukabyina tukanywa tukenjoyinga, nyine tugomba kwishima. Nawe uyu mushuti ati nanjye urabizi nkunda ikirori cyane, ubundi nicyo ngukundira wowe, nyine uhorana ibishya gusa. Ubundi rero mu magambo make Rafael n'inshuti ye baba ari ba basore nyine bakunda gutwika cyane, ba basore bakunda byacitse. Nyamara ku ruhande rwabo inzu baba bakurikirana iba yiberamo famiye y'abantu bikundira gusenga gusa. Yari umumama, umupapa ndetse n'umwana wabo Debbie. Uyu mwana wabo nyine aba ari umukobwa mukuru. Aba rero bo baba bibera mu rusengero, ndetse n'ibintu byabo byose ari ibintu nyine bikorwa hakurikije nyine ya mico ya gikristo. Naho rero aba basore bo baba ari abasore bikundira kwibyinira, kunywa nyine agasembuye, ba basore nyine bibera mu by'isi gusa. Muri uyu mugoroba rero ahangaha nyine iwabo wa Debbie ho baba bari ku meza, ariko ntabwo baba ari bonyine kubera ko baba bari kumwe na pasiteri. Uyu mupasiteri rero aba yitwa Toma, nyamara kandi uyu mupasiteri aba ari na fiyanse wa Debbie. Baba rero bari kuganira, maze nyine uyu mupasiteri akamubaza ati kubera iki naguhamagaye maze ntiwitabe? Naho rero Debbie ati telefone ntabwo nayumvise kubera ko ntabwo yasonaga. Pasiteri ati hanyuma se sinakubwiye ngo ntukatume telefone yawe idasona, kuko nyine ngo uhamagaye nkakubura mba numva atari sawa, mba numva ntishimye. Debbie ati ntabwo bizongera, ubutaha rwose nzabikosora. Mu kanya rero iwabo wa Debbie bari kwitegura kujya kuryama, bagiye kumva bumva umuziki uratangiye mu baturanyi. Papa wa Debbie yarebye mama wa Debbie, bose bararebanye bahita babona ko nyine bose babyumvise. Papa wa Debbie aturanyumvira, uyu muturanyi nibwo akigera hano, nibwo akimara kwimuka, ariko tekereza atangiye kuduteza ibibazo. Famiye yacu y'abakristo ntabwo rwose dukwiye guturana n'umuhungu umeze kuriya. Mama wa Debbie ati ibi rero tugomba kubibwira nyine landlord, kuko ntabwo rwose ibi bintu byatuma tuzajya tunisengera. Naho rero papa wa Debbie ati mu gitondo cya kare ndajya kumureba maze mubwire ibiri kubera hano, kuko rwose ndumva nta kwihanganira guturana n'uyu musore. Mama rero wa Debbie yahise abwira papa wa Debbie ati ahubwo reka njye kureba ko umukobwa wacu aryamye, ntabwo nshaka ko umwana wanjye azajya yumva iyo miziki rwose, kubera ko ntabwo ikwiriye kumvwa n'abantu bakijijwe. Yahise ahaguruka maze ajya mu cyumba cya Debbie, nyamara Debbie bari bari kuvuga hano imiziki yari ari kuyumva, dore ko yashyiraga n'ibiganza ku matwi ariko akanga akumva ari kuyumva. Byageze aho rero maze arabyuka ajya kurungurukira mu idirishya, kuko iyi nzu nyine bari begeranye. Iyo baga uri mu idirishya ryo kwa ba Debbie wabaga ureba muri salo kwa Rafael. Debbie rero yarungurukiyeyo atangira kureba abasore bari bari kwibyinira, ikirori cyashyushye. Yagiye kumva yumva ibirenge bya mama we, yahise yirukira mu buriri maze ahita aryamana niyorosa, ahita amera rwose nk'umuntu usinziriye. Mama we yarinjiye maze arareba abona umwana we arasinziriye, yamuhagaze n'imbere abona rwose arasinziriye nta kibazo, maze arongera yisubirira muri salo. Nyamara Debbie yari akanuye cyane rwose, kuko mama we yamaze gusohoka, maze arongera arabyuka, arongera ajya guhagarara hahandi akomeza kwirebera ibiri kubera mu baturanyi. Nyuma y'iminsi mike rero Debbie aba ari kwinjira mu gipangu, dore ko nyine aba avuye hanze. Naho rero Rafael we aba ari kwinjira nawe ari kuva mu modoka.
agikubita amaso uyu mukobwa yahise agenda amusanga ati mbega umukobwa mwiza. Akimugera imbere rero yahise amubwira ati waramutse neza mukobwa mwiza, umeze neza. Naho rero Debbie yaracecetse. Rafael ati kutari kumvugisha. Debbie ati papa wanjye yarambujije kuvugisha abantu bose mbonye, noneho mwebwe by'umwihariko yambwiye ko rwose atari byiza kuba nabavugisha, ko ngomba kubagendera kure. Rafael rero yarasetse ati papa wawe yarakubujije? Naho Debbie ati yego. Debbie rwose yari ikinyange, ibintu byo kubeshya ntabyo yari azi, ibintu byose yabivugaga uko biri nyine. Naho rero Rafael yahise amubaza ati none se ni gutyo uteye, ibintu byose urabivuga ukuri kubitekereza? Naho Debbie ati cyane rwose, none se wagira ngo nkubeshye? Niko bimeze. Rafael ati hanyuma se ibintu byose papa wawe akubujije urabikurikiza? Debbie ati cyane rwose ndabikurikiza, kubera ko nyine bavuga yuko iyo wumviye papa wawe na mama wawe bikongerera iminsi yo kubaho. Hanyuma rero nanjye sinshaka nyine kujya mu nzira itandukanye n'iyo ngiyo. Rafael rero yahise amubwira ati none se wagira ngo ngiye hari ikindi kirenze nshaka ko tumenyana tukaganira tukaba twaba inshuti bisanzwe? Debbie yahise amubwira ati ahubwo se nagenda ko mpagaritse umwanya munini? Bakivuga ibi papa wa Debbie yahise asohoka, yaje yihuta ati hano habaye iki? Ati wowe urashaka iki ku mukobwa wanjye? Ndakubwiye ngo ugume kure y'umukobwa wanjye, sinifuza yuko umuvugisha. Naho rero Rafael atariko nta kintu kirenze twavuganaga, kubera ko twari turi kuganira bisanzwe gusa. Papa wa Debbie ati n'ibyo ngibyo ntabwo mbishaka, twebwe turi abantu bakijijwe, turi abantu b'Imana, ntabwo rero dukwiye kwivanga n'abantu bameze nkawe. Rafael ati abantu bameze nkanjye? Abantu bameze nkanjye se bameze bati? Sindi umuntu bisanzwe. Naho papa wa Debbie ati ndavuze ngo jya kure y'umuryango wanjye, cyane cyane umukobwa wanjye, nta nubwo wemerewe kumureba uretse no kumukoraho. Yahise afata akaboko Debbie rero maze binjira mu nzu. Rafael wari usigaye ahagaze hano hanze ari kubareba yari yumiwe. Ati ubundi se ko ndeba yarankubise kandi byari kuvugana gusa, nk'ubu noneho iyo asanga namukojejeho nk'intoki byari kugenda gute? Ahari yari kuzica cyangwa se yari kunkuraho umutwe? Ndabona rwose bitoroshye. Gusa nyine yahise agenda yinjira mu nzu, ariko yabonaga nyine bitoroshye kuvugisha uyu mukobwa wo mu baturanyi, nawe rwose wari wemereye nk'umubikira neza neza. Bageze mu nzu rero mama wa Debbie yahise abaza papa wa Debbie ati bigenze bitetse? Naho rero papa wa Debbie ati tekereza ko umukobwa wanjye ari kuvugana na wa musore w'ikirara duturanye. Mama wa Debbie n'ubwoba bwinshi yahise amubaza ati mwana wanjye umeze neza nta kibazo? Ntacyo yagutwaye? Debbie ati nta kintu yantwaye mama, erega ntabwo yigeze ankoraho, kubera ko nyine twari turi kuvugana gusa, nuko papa yahise asohoka, gusa ntabwo bizongera. Naho papa ati ndakubujije kandi narakubujije, ntabwo ugomba kwegera uriya musore kubera ko yakwanduza imico mibi. Abantu nk'abariya ntabwo baba ari abantu bo kwivanga n'abandi, kubera ko baba bafite imico mibi kandi bakwanduza abandi. Debbie ati papa mbabarira rwose, ntabwo bizongera kubaho ukundi, ntabwo nzongera kumuvugisha, sinzongera no kumwegera. Mama ati nizere yuko ubyumvise kandi ibyo uvuze uzabikora, ntabwo dushaka kukubonana n'uriya musore atazakwanduza imico mibi afite. Undi munsi rero Rafael ndetse n'uyu mushuti we baba bicaye imbere y'iwabo, maze bajya kubona bakabona Debbie avuye nyine hanze ari kwinjira mu gipangu. Uyu mushuti we yahise amubwira ati mbega icyuki, uyu mukobwa se kandi aba hano, ngomba kumuvugisha byanze bikunze. Rafael yaramubwira ati wikwirwa wigora, kubera ko rwose iwabo baramubujije, ntabwo baba bashaka ko avugana natwe. Naho uyu musore ati ngewe se ndi wowe? Ati ngewe aramvugisha. Yahise agenda rero amusanga, amuhereje ikiganza amusuhuza. Debbie yarakirebye ariko ntiyigera rwose amwikiriza. Uyu musore yaramubwiye ati umeze neza? Naho rero Debbie ati ntabwo nifuza kukuvugisha kubera ko papa wanjye yarambujije, kandi yambwiye ko burya nyine ibisa bigendana. Ubwo bivuze yuko wowe n'inshuti yawe mwese muri bamwe, ntabwo rwose byavamo nyine sinshobora kubavugisha. Yahise anigendera maze asiga uyu musore ahagaze aha. Uyu musore rero yahise agira isoni kubera ukuntu yari amaze kwiyemera kuri Rafael. Rafael we rero yari ari kumuseka. Uyu musore yahise aza nyine ubona konje cyane. Rafael ati none se ko ndeba nyine uje uri kugenda muri Gelanti kandi yari uri kugenda wiruka, waba ubaye iki?
hari ikintu bagushyize ku mutwe? Yari ari no kumuseka. Naho rero uyu musore atumva kuva nagendana nawe nibwo ntangiye guhura n'ibi bibazo byo kunca amazi bigeze aha ngaha. Rafael ati wari wabasa ahubwo uretse gatoya bazayaguca wumirwe. Undi munsi rero Toma aba yaje gusura iwabo wa Debbie, aba ari kubabwiriza muri salo, maze basohoka agasohoka amuherekeje. Bageze hanze rero maze nyine pasiteri ari kumubwira andi magambo nyine yamubwiraga ari wenyine, ariko ko yamubwira ari nako nyine ari kumukoraho, amukora ku bitugu ndetse rwose hafi no kumukora ku mabere. Yaramurebaga ukabona ari kumureba nirari. Iyo warebaga uyu mupasiteri wabonaga bisa nkaho rwose agakiza ko ari hafi ya ntako. Gusa muri kano kanya Rafael yari ari kwitegereza ibintu uyu mupasiteri yari ari gukora uyu mukobwa. Yari ari kwibaza ati ariko se kuki bamubuza kutuvugisha ariko bakareka uriya mugabo akamukoraho kuriya? Nawe rwose yumvaga yumiwe. Umunsi umwe rero ku rusengero ba Debbie basengeragaho hari nyine gahunda yo kwigisha abantu ijambo ry'Imana, ariko bakabigishiriza nyine ku rusengero. Hanyuma rero umunsi nyine bari kujyayo, Debbie yabyutse yagiye mu kwezi. Yabonye rero bitashoboka ko yajya muri iyi gahunda atameze neza. Yahamagaye pasiteri rero amubwira ko rwose ari mu kwezi kwe kandi rwose bitoroshye ko yaza, ko ahubwo ari gutekereza ko ashobora kureba abantu n'ubundi abwiriza ijambo ry'Imana, niba rwose byo ntacyo byaba bitwaye. Pasiteri yaramubwiye ati nta kibazo, n'ubundi waba ukoze akazi wari gukora uri hano. Debbie rero we yari ari kwitekereza ba Rafael ko aribo bantu rwose akwiriye kwigisha ijambo ry'Imana, cyane cyane ko yumvaga yifuza ko nabo bahinduka. Yabonaga bisa nkaho we n'aba basore baba mu isi ebyiri zitandukanye, kuko yabonaga rwose nta hantu nyine bahuriye. Yibazaga niba ari abantu, maze bikamuyobera kuko we nyine yakuriye iwabo, nta kintu na kimwe cyo hanze azi uretse gusenga no gutaha mu rugo gusa, nta kindi kintu namba yari azi. Yahise afata Bibiliya rero maze aragenda akomanga nyine mu rugo rwa ba Rafael. Bari bicaye muri salo bari kwiterera story. Rafael yarahagurutse ajya gufungura, agikubita amaso uyu mukobwa yaratunguwe. Yahise amubaza ati none se kuri hano? Gusa nyine akibimubaza uyu mushuti wa Rafael we yahise ahaguruka yiruka, maze ahita agenda aramusuhuza. Yahise amubwira ati uyu nguyu wikwirirwa umwumva. Ubwo yabwiraga nyine Debbie ngo ntiyumve ibyo Rafael agiye kumubwira. Yahise amutambutsa maze aramwicaza, ubona nyine ameze nk'umuntu ufite stress kubera ko uyu musore yari atunguwe no kubona uyu mukobwa hano. Yahise abaza Debbie ati none se kudutunguye ni iyihe mpamvu itumye udutungura? Debbie yitonze cyane ati nuko nifuzaga kubigisha Bibiliya. Bose bamurebeye rimwe, maze Rafael ahita atangira guseka. Uyu musore aramubwira ati Bibiliya? Nari nzi yuko uje kudusura, uje kutuganiriza, none nyine nicyo cyari kikuzanye? Debbie ati yego, nari nje kubigisha Bibiliya kuko ku rusengero rwacu hari gahunda yo kubwiriza abantu. Ubwo rero natekereje ko ari byiza ko naza kubigisha ijambo ry'Imana, kubera ko nagize impamvu zanjye bwite zatumye ntajya ku rusengero, ariko nanone natekereje ko rwose mukwiriye namwe kumenya nyine icyo Imana idutegeka. Rafael yahise ahaguruka maze ahita abwira uyu mushuti we ati ngaho rero komeza uryoherwe n'ijambo ry'Imana. Wabonaga nyine yabipinze rwose, yahise yigendera. Naho rero uyu musore we kubera ukuntu yumvaga nyine ashaka gukundana na Debbie, yagerageje kwihangana kugira ngo Debbie amubwirize. Debbie rero yatangiye kumubwiriza akajya amusomera, ariko uyu musore ntiyari ahari, nta kintu na kimwe yumvaga, dore ko wagira ngo bari kumusomera mu Gishinwa. Yanyuzagamo akanasinzira, ndetse mu kandi kanya ukabona rwose ari gukubita ijosi. Wabonaga ko yabangamiwe mu buryo bwose bushoboka, ariko yarihanganye. Amasaha Debbie yari yateganyije kugira ngo amubwirize yose ararangira. Debbie rero yamaze kugenda, maze uyu musore ahita ajya mu cyumba asangayo Rafael. Yahise amubwira tumva iyi karitsiye ngiye kuyimukamo, ngiye gusubira hahandi niberaga, kubera yuko ni ubwa mbere nyine umukobwa nkoze ibi bintu. Tekereza ko atigeze atuma nanamuvugisha mu buzima busanzwe. Yamaze kumbwiriza ibyo yambwirizaga maze abaragiye. Reka nisubire rero rwose, kubera ko ntabwo nakwihanganira kuzajya mbona uyu mukobwa hano adashobora no kumvugisha. Iyi karitsiye sinzi ikibazo ifite. Rafael yari ari kumuseka ati none se
umukobwa atumye wimuka neza neza. Njyewe narabimenyereye kubera ko uriya mukobwa nyine tugihura bwa mbere yabanje kumbwira ko ababyeyi be batifuza ko atuvugisha ngo kubera ko twebwe tutari abantu beza. Ubwo rero nariyakiriye, ariko nanone ntabwo bizajya bimbuza kumuvugisha, nyine nzajya nkomeza ngerageze uko tuzajya duhura azagera aha tumenyere. Uyu musore ati ngiye ntabwo nabyihanganira kubera ko uriya mukobwa nari namukunze, none rero rwose reka nigendere. Yahise azinga ibintu byerega, ubwo nyine abasubiye muri aparitema yabagamo. Kwihangana byari bimunaniye neza neza. Umunsi wakurikiye rero Debbie yagarutse kwa Rafael, yarakomanze maze baramufungurira. Yicaye muri salo, Rafael yigumiye kuri mashine yibereye mu kazi rwose atari kureba n'uyu mukobwa. Maze Debbie aramubwira ati none se wampamagariye inshuti yawe? Naho rero Rafael ati muhamagare kubera iki? Debbie ati yari yanyemereye yuko uyu munsi turi bujyane gusenga, narinje kumureba rero ngo tugende. Rafael ati ntabwo ari buze, icyiza nuko wakwigendera. Debbie ati kandi yari yabinyemereye, niba yahinduye gahunda yakabaye yampamagaye. Rafael rero yararakaye ati ariko ubundi ibintu ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva. Njyewe jya ureka kunyigiraho rwose, umwana mwiza, jya ureka kunyigiraho marayika. Abakobwa nkamwe ndabazi, muba mwigaragaza nk'intama kandi nyamara mwe imbere muba muri ibirura. Ibyo bintu byo kwigira umuntu w'umukristo ukigira marayika, ukigira umuntu w'umutagatifu, ntabwo rwose njyewe bimfasheho. Ndabizi cyane rwose ibyo bishobora kuba ari byo utwereka, ariko mu by'ukuri atari komeze. Rekeraho rero rwose kunyishushanyaho, ahubwo sohoka wigendere, nta mwanya mfite wo gukomeza kukumva. Debbie rero we yarumiwe impamvu uyu musore ari kumubwira gutya, cyane cyane ko ibyo yamubwiraga ntabyo yari ari kumva habe na gatoya. Nyamara Debbie yicaye wenyine yakomeje gutekereza ibintu uyu musore yamubwiye. Yafashe umwanzuro rero wo kugaruka kugira ngo nyine amubwire ko uko amutekereza atari ko ameze. Yaraje n'ubundi arakomanga, Rafael yaramufunguriye. Debbie yaramubwiye ati narinje kukubwiza ukuri no kugusobanurira ibyo utari uzi. Ibyo utekereza ntabwo rwose ariko njyewe meze, ntabwo nijijisha. Ndabizi neza ko nsenga kandi nitonda. Ndabizi neza ko ndi umwana mwiza, nta kintu kibi na kimwe mba mpishe. Gusa nyine ibyo ntekerezaho nta nicyo bimbwiye kandi nta nicyo byampinduraho, ariko narinje kukubwira ko nyine ibitekerezo byawe kuri njyewe bipfuye. Yahise anasohoka maze arigendera, naho Rafael yasigaye ari kumusubiramo. Urabona ukuntu yikaragaga ngo ibyo mubwira ngo n'ibyo mutekerezaho ngo ntacyo byamuhinduraho, hanyuma se kuki aje kwisobanura. Rafael rero yahamagaye wa mushuti we maze amubwira nyine ibibaye hagati ye n'uyu mukobwa. Atitekereza ko aje hano kumbwira ko nyine mutekereza nabi. Barabivuganye rero byose, maze uyu musore ahita amubwira atari ko sinzi impamvu uriya mukobwa umubwira nabi, uriya mukobwa aritonda. Rafael ati ngo iki? Ati abakobwa bameze nka kuriya muri kino gihe ntabwo babaho. Abameze kuriya nyine ni ababyigira, ariko abameze kuriya bya nyabyo ntabwo bahari. Naho rero uyu musore yahise amubwira atari kuzi yuko kubera ko wamenyeranye n'abakobwa b'ibirara utekereza ko abakobwa bose ari ibirara. Ushaka kuba utekereza ko nta bakobwa bazima bakibaho, kandi nyamara barahari rwose. Rafael ati ibyo byihorere, icecekere rwose, sinzi impamvu ahubwo wowe ukomeza gushyigikira uriya mukobwa. Gusa nyine iwabo bambwiye ko ntagomba kumwegera, ni nabyo kandi ndi gukora. Ubwo rero n'abajya guma iwabo nanga ukuntu yizanishwa hano ngo aje kutwigisha Bibiliya. Ntabwo rwose ibyo bintu mba nshaka kubyumva. Naho rero kwa Debbie mu masaha y'ijoro ajya kuryama, maze yaba akigera mu cyumba Pasiteri Toma agahita amuhamagara. Yahise amubwira ko yifuza kureba ibyo yambaye, dore ko nyine yari anambaye imyenda y'ijoro. Yahise amuhamagara rero kuri video call, maze atangira kumubwira aturibuka cya cyigisho nakwigishije. Aturibuka ko nakubwiye yuko Mukaroti yabaye umunyu kubera kutumvira. Urabyibuka neza? Nizere ko nawe utifuza kuzaba umunyu. Nizere ko rwose utazakora nk'ibyo yakoze. Nizere ko bizi ko wowe ugomba kumvira. Naho rero Debbie yari ari kwikiriza akoresheje umutwe.
Pasiteri rero yahise amubwira ati yego rwose ndabizi uri umukobwa mwiza kandi uba wumvise buri kimwe mba nakwigishije, ngaho rero fata ako kantu wambaye maze umanure hejuru ku rutugu rumwe nyine umere nk'ugiye kugakuramo. Debbie yatangiye kubikora n'ubwoba bwinshi. Pasiteri yahise amubwira ati ntureba se, ngaho nyine manura no ku kundi kuboko, ndifuza kureba umubiri wawe. Debbie ubwoba bwaramwishe maze ahita yiyitabisha ubusa ati mama, ati ndaje. Yahise abwira rero pasiteri ati umbabarire, mama arampamagaye ngiye kumwitaba. Akimubwira ati buretse, Debbie yahise akupa. Yari afite ubwoba bwinshi, yatekerezaga nk'ibintu uyu mugabo aba ari kumubwira gukora maze akumva bimuteye ubwoba. Undi munsi rero Rafael yagiye iwabo wa Debbie maze arakomanga. Debbie yarafunguye. Akimukubita amaso ubwoba bwaramwishe, ashaka kongera gushyiraho urugi, ariko Rafael yari umusore w'Ijeya, yahise asunika urugi maze arinjira. Debbie ati niki kikumaze ubwoba, kubera icyo uje hano? Ababyeyi banjye bakubonye urabizi ko byaba bibi. Rafael ati ariko nababonye bagenda, ndabizi neza ko bagiye. Naho rero Debbie ati ariko ntabwo ugomba kuza hano. Rafael ati gute se ntagomba kuza hano kandi wowe uzi iwanjye? Urumva se bitaba ari ubusumbane? Nanjye ngomba kuza iwanyu. Debbie ati none se ubundi uzanywe n'iki? Ngaho mbwira ikikuzanye vuba. Rafael ati narinje kugusaba imbabazi kubera ko nakubwiye amagambo atari meza wa munsi. Narinje rero kugusaba imbabazi nyine ku byabaye byose, nabitekerejeho nsanga rwose atari biriya nagombaga gukora. Debbie rero yahise amubwira ati nta kibazo, ndakubabariye kubera ko n'ubundi uriya muntu wavugaga ntabwo yari njyewe rwose. Rafael ati ariko nta mpamvu yo kwisobanura. Debbie ati hoya ni ngombwa ko nisobanura kubera ko ibintu wavuze ntabwo rwose ariko uriya ameze, uriya si njyewe. Nibyo rwose ibitekerezo by'abantu ntacyo bimbwiye, ariko nanone naba mbeshye. Mbere natekerezaga ko ibitekerezo abantu bantekerezaho ntacyo bimbwiye, kugeza umunsi nahuye nawe nibwo byose byahindutse, kubera ko wowe ibyo untekerezaho sinzi impamvu mba numva nyine byakagombye kuba biri ku murongo mwiza. Sinzi impamvu kandi ibintu ntekerezaho mba numva nyine bifite ukuntu biri kunyafegita. Ari kuvuga bino bintu rero Rafael yari ari kumwitegereza, yari ari kumureba mu maso adahumbya. Yahise rero yongera aramubwira ati nanone kandi ngusabye imbabazi, umbabarire gusa ngomba kugenda. Yaragiye rero maze Debbie asigara atekereza ku bintu abwiye uyu musore. Yari ari kuvuga ati ariko ubundi ubu simvuze amagambo menshi mu mwanya muto, ahari simpubutse nkavuga n'ibyo ntakagombye kuvuga, ariko uyu mukobwa niko yari yitereye. Icyo atakubwiraga ntacyo yabaga atekereza rwose, yari wa muntu ugendera ku murongo kandi nyine akavuga ukuri kose kumubamo. Ibiri ku ruhande ntabwo rwose byabaga bimureba. Undi munsi rero Debbie noneho niwe wagiye kureba Rafael. Yaragera akomanga, Rafael amufunguriye asanga nyine ni Debbie. Yaramubaje ati kubera iki uri hano? Naho Debbie ati nari ngutekerejeho maze numva ngomba kuza kukureba. Rafael rero yongera atungurwa ati none se ibintu byose utekereza ni ngombwa ngo bivuge? Naho Debbie ati cyane, buri gihe cyose ibintu mbivuga uko ndi kubitekereza. Rafael rero yarongeye aratungurwa. Yaramubwiye rero ati ni karibu. Debbie rero yaricaye maze ahita amubwira ati hano hantu uba ni heza cyane. Naho rero Rafael ati ariko si ubwa mbere uhinjiye? Debbie ati birashoboka ko nari ntatangira kuhakunda, ubu ngubu nyine nibwo mbonye ko ari heza. Rafael rero yaramubajije ati none se naguha iki cyo kunywa? Debbie ati wikwirirwa wigora kuko ndakeka ko mu byo kunywa ufite nshobora kuba rwose ntabonamo icyo nywa. Rafael ati kubera iki? Debbie ati kubera ko njya mbona ibyo kunywa bakuzanira babikuye muri iriya supermarket yo hakurya. Ikigaragara cyo byose biba birimo alukoro kandi nyine njyewe ntabwo ibyo bintu njya mbinywa. Debbie rero yahise amubwira atari kubanza nyine ukunda ibyo kunywa birimo alukoro kuko mbona bakuzanira byinshi. Rafael ati ntabwo biba ari ibyanjye njyenyine, kenshi biba ari iby'inshuti zanjye ndetse cyangwa nkaba nakoze utuntu tw'udufete duto dutoya, hanyuma rero inshuti zanjye nyine zikaza kwenjoyinga.
ntabwo ngewe rwose nkunda no kunywa nyine ibintu bisindisha, sinkunda kunywa byinshi, ariko inshuti zanjye zirabikunda cyane kandi nyine mba ngomba kuzigurira ibyo zikunda. Debbie rero yahise amubwira ati mise nibuka ko rwose ukunda ibirori, nibutse cya kirori mwakoze mwimukiye hano. Naho rero Rafael ati none se nawe warakimenye icyo kirori? Debbie ati nta muntu n'umwe wo muri iyi karitsiye utarigeze akimenya. Rafael ati uzi ko burya nshobora kuba rwose narakoze ibintu bidakorwa, ati umbabarire nubwo byarangiye. Debbie ati oya njye nta kibazo, ntabwo rwose bimbangamiye, gusa nyine mba mfite amatsiko yo kumenya ibintu bibera hano. Naho rero Rafael ati biba ari ibirori bisanzwe nyine nka bya bindi nawe uzi, turi kwirira tukanywa tukabyina, ati ni ibirori bisanzwe nyine. Naho rero Debbie ati nyine ibyo bisanzwe reka njye ntabwo mbizi kuko nta na rimwe ndajya mu kirori. Ibi bintu rero byatunguye cyane Rafael ati nta n'umunsi n'umwe urajya mu kirori. Naho rero Debbie ati hoya nturajya no muri boîte se? Debbie ati hanyuma se boîte itandukanye n'ikirori? Naho rero Rafael ati ariko mbabarira umbwire ufite imyaka ingahe? Naho Debbie ati mfite imyaka 24. Rafael ati ukaba utazi gutandukanya boîte n'ikirori? Debbie ati ntabyo nzi kuko nta na rimwe ndagera na hamwe muri aho ngaho uvuze, ubwo rero sinzi ibihabera, noneho rero sinzi n'itandukanyirizo ryabyo. Debbie rero yaramubwiye ati mu magambo make nta kirori na kimwe ndajyamo, sindasoma ku nzoga, ikindi kandi sindanasomana n'umuhungu kuva navuka. Noneho akivuga ibi ngibi Rafael yaramwitegereje, yaramurebye adahumbya, mu mutima yari gutekereza ati none se uyu mukobwa aba ku isi cyangwa ashobora kuba ari marayika waje kudusura, kuko ntabwo numva ukuntu uyu mukobwa yaba aba ku isi utarakora ikintu na kimwe muri ibi ngibi byose avuze. We yumvaga nyine bisa nk'aho ari kurota kuko yumvaga bitabaho. Ni ubwa mbere yari abyumvise ko umuntu ashobora kugira imyaka 24 atarasomana n'umuhungu n'umwe, ndetse rwose nta kirori arajyamo ataranasoma ku nzoga. Yumvaga ibyo bintu bisa nk'aho ari inzozi, ntabwo ubundi yari azi ko bibaho. Debbie rero yarebye Rafael maze arebye ukuntu ari kumureba, isoni zahise zimwica maze ahita areba hasi. Yahise ahaguruka maze arasezera kubera ko nyine yari afite isoni nyinshi z'uyu musore wari uri kumureba adahumbya. Rafael rero aramubwiye ati wakoze kunsura kandi umunsi mwiza. Debbie yageze iwabo maze ahita yitura ku gitanda, kwa kuntu nyine umuntu yicekaho, wabonaga afite ibyishimo byinshi, wabonaga ari gutekereza aho avuye n'uwo bari kumwe, maze agaseka, wabonaga bimushimishije nyine kuba yari yagiye gusura uyu musore. Uyu munsi rero Debbie yahise afata agenda ye maze atangira kwandika. Yari afite ibintu byinshi byo kwandika kuko yanditse amapaje menshi ashoboka. Undi munsi rero yari yaje kureba Rafael bicaye rero muri salo. Rafael yaramubajije ati none se ufite umukunzi? Debbie rero yaramubwiye ati mfite nyine umufiance. Naho Rafael ati mbabarira umbwire uwo musore w'umunyamahirwe ninde wabashije kukwegukana? Debbie yahise amubwira ati ni pasiteri ku rusengero rwacu. Rafael ati ntumbwire ko ari wa musore nabonye muri kumwe imbere y'inzu iwanyu? Naho rero Debbie ati cyane nuriya. Kubera ukuntu rero Rafael yari atangaye, Debbie yahise amubwira ati nyine ntabwo ariyo yari amahitamo yanjye, ariko nanone birashoboka nyine ko ari we Imana yampitiyemo. Rafael ati gute rero? Ati mbwira nyine byinshi byerekeye kuri ibyo, kuko sinumva ukuntu umusore nk'uriya yaba yarabashije kwegukana umukobwa nkawe, umukobwa wihorera mu rusengero, witonda, utuje. Debbie rero yatangiye kumubwira uko byatangiye. Ati nyine umunsi umwe Pasiteri Thomas yagize iyerekwa, maze nyine yerekwa ko ari ngewe ugomba kuzamubera umugore. Ibyo bintu rero yaraje abibwira ababyeyi banjye, maze babwira ko abazaniye inkuru nziza ko yagize iyerekwa, maze akerekwa ko ari ngewe tugomba kuzabana. Kubera ko rero twese dusenga, twese twumva ko nyine ari cyo Imana idushakira, ababyeyi banjye barishimye ndetse bahita babyemera. Guhera uwo munsi baradushyigikiye, nanjye nyine ntangira kwifata nk'uzaba umugore we w'ahazaza,
kubera ko ntabwo nasuzugura Imana. Rafael akimara kumva ibi byose yarasetse cyane, maze ahita amubwira ati umbabarire kubwo ibyo ngiye kukubwira, ariko rwose uriya musore yaragutuburiye, ndakubwiza ukuri iriya yerekwa ntaryo yigeze agira. None se kubera iki ari we weretswe atari ababyeyi bawe babyeretswe? Kubera iki iryo yerekwa ari we ryagiyeho? Ndakubwiza ukuri uriya musore rwose ntabwo ari uwo kwizerwa, ndetse ibyo byose ni ibyo yakubeshye. Kano kanya rero Debbie yari ari kwitegereza uyu musore, ariko rwose yumva nyine atazi ibintu ari kuvuga. Rafael yakomeje amubwira ati abasore nka bariya ndabazi ukuntu baba babigenje. Uriya nyine abona umukobwa akunze, maze yamara kumubona agatangira gutekereza nyine inzira yanyuramo kugira ngo amuterete. Wowe rero uriya yarakubonye, abona ntabwo yabasha kukubwira ko agukunda kubera ko mwese musenga kandi mumwubaha nyine nka pasiteri. Hanyuma rero yitwaje iryo zina ry'uko ari pasiteri, maze nyine anakoresha uburyo bwakoroha cyane kugira ngo nawe ubwumve, kuko nawe ariyo nzira urimo, maze akubeshya ko yagize iyerekwa. Ntabwo wagombaga kuvuga ngo hoya, ntabwo rwose uriya umupasiteri ari uwo kwizerwa, kandi rwose ibintu yanavuze ntabwo yigeze yerekwa. Sinsenga yego, ariko nanone nanjye nzi kwanariza ibintu, ndetse abantu nk'abo nsanzwe mbazi. Debbie ati hoya wivuga ibyo bintu rwose, pasiteri wacu arasenga cyane, arakijijwe, ntabwo rero rwose ibyo bintu yabikora. Ikintu gitangaje rero ni ukuntu Debbie yari afite pasiteri bagombaga kuzakora ubukwe mu mezi 6, nyamara yari ameze rwose nk'uwatangiye gukunda Rafael, dore ko nyine yazaga kumureba buri uko yabaga amutekereje. Niyo yamutekerezaga wabonaga ko rwose isura yihindutse, kuko wabonaga yishimye ukuntu isura yikeye. Debbie rero ndetse na Rafael batangiye noneho kujya bahamagarana no kuri telefone amasaha y'ijoro, bakaba bari kuvugana bakandikirana ama message, ndetse rimwe na rimwe Rafael akanahamagara Debbie kugira ngo nyine basohokane, dore ko yari azi ko uyu mukobwa atajya asohoka mu busanzwe. Byabaga bisaba kwihisha mu buryo budasanzwe, bakihisha ababyeyi ba Debbie. Umunsi umwe rero bicaye mu modoka, Debbie yabajije Rafael ati ariko kubera iki utajya wemera Imana? Rafael ati si uko ntayemera, ahubwo nyine Imana yaranyihakanye, none nanjye narayihakanye, yabuze umwanya wo kuza mu byanjye, nanjye rero nta mwanya mfite wo kujya mu byayo. Ibi bintu byatunguye Debbie ati ceceka wivuga gutyo, kuki wavuga gutyo kandi Imana nta muntu n'umwe ujya yirengagiza? Naho rero Rafael ati none niba nta muntu n'umwe ujya yirengagiza, ababyeyi banjye bakoze agisida iri hehe bakarinda bapfa, ko nayisabye ngo ibasubize ubuzima igihe bari batarashiramo umwuka, ariko ntibikore kandi ibifitiye ubushobozi. Hanyuma kubera iki ngewe wumva ko nakora ibyo ishaka kandi yo yaranze gukora ibyo nshaka? Kano kanya Debbie yumvise aguye mu kantu, ariko aramubwira ati ihangane kubwo ababyeyi bawe, ariko nanone ntabwo rwose ibyo byatuma wihakana Imana, kubera ko Imana ikunda buri muntu wese. Rafael yaramubwiye ati reka ibyo tubyihorere, kuko dukomeje kuvugana kuri iyo sije ndabizi neza ko rwose twaza kubishwanira. Uko rero Debbie yavaga guhura na Rafael yahitaga afata ya agenda ye akandika. Mu bigaragara yari ari mu rukundo noneho mu buryo bweruye na Rafael, nyamara pasiteri nawe yari ataramuhakanira ngo amubwire ko atagikeneye ko bakora ubukwe. Nta nawe yari guhera kandi abivuga, kuko ababyeyi be bari kumwirenza. Ikindi kandi pasiteri nyine yamubwiraga ko ari ibintu Imana yamubwiye, nta kuntu rero ibi bintu yari kubivamo. Umunsi umwe rero yari ari mu cyumba cye ari kwiyandikira, maze nyine yumva akeneye kwigira muri salo kugira ngo abe ariho yandikira. Yaragiye afata agenda ye akomeza kwiyandikira yiyicariye muri salo. Mu kanya gato rero Pasiteri Thomas yarakomanze, maze Rafael aramufungurira. Mu kanya gato rero Pasiteri Thomas yarakomanze, Debbie yagiye kumufungurira, maze ya agenda nyine ayirambika ku kameza kari hano. Pasiteri yahise amubwira ati ababyeyi bawe bari he? Naho rero Debbie ati reka njye kuba guhamagarira, ariko nyine barahari, wowe ba wicaye. Pasiteri rero yaricaye, sinzi ukuntu yarebye ku ruhande ababonye ya agenda, yarayiteruye maze abatangiye gusoma.
ibyo yasanze muri iyi ajenda rero nibyo rwose byatumye agira uburakari burenze, dore ko yatangiye abona yuko uyu mukobwa yari ari kwandika yandikira undi muhungu utari pasiteri, ati guhera nahura nawe ibitekerezo byanjye byarahindutse, nibwo natangiye kumva urukundo nyarukundo icyo ari cyo, natangiye kwishima iyo rwose turi kumwe turi kuganira, mba numva nezerewe ndetse nkibagirwa yuko mfite ubukwe mu mezi 6 kubera ko mba numva umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye byose biri kuri wowe. Buri gihe rero uko babaga bahuye na Rafael, kubera ko yabaga yanditse, yabaga yavuze ibyabaye uwo munsi wose, Toma rero yarasomye maze uburakari buramwica, umujinya uramwica, yahise ahamagara nyine Debbie n'umujinya mwinshi, nyamara Debbie yarazanye n'ababyeyi be. Toma rero yahise abwira ababyeyi ba Debbie ati ndifuza kumenya umusore uyu mukobwa wanyu ancana inyuma nawe, ndifuza kumumenya gute mutigeze muha uyu mwana uburere maze agatinyuka agakundana n'undi musore kandi abizi neza ko turi kwitegura ubukwe. Ababyeyi rero nabo baratunguwe. Naho rero Toma ati ndifuza kumbwira undi muntu mukundana kubera ko byose namaze kubibona. Debbie rero yahise amubwira ati ariko njyewe ntabwo nigeze nguca inyuma habe na gatoya. Pasiteri ati mwabibonye ukuntu umukobwa wanyu asigaye agira agasuzuguro, murabibona ukuntu ari kunyubahuka. Naho rero ababyeyi ba Debbie bari bari gusaba imbabazi bati watubabariye, nyamara Debbie kubera imyitwarire y'uyu mupasiteri nawe yari ameze nkaho ubona ko rwose atakimwizera neza. Mama rero wa Debbie we rwose yarapfukamye ari gusaba imbabazi. Naho rero uyu mupasiteri yatangiye gusunika mama wa Debbie ati n'ubundi ni wowe rwose utaramureze neza, nta mubyeyi ukurimo, gute utigeze umuha uburere. Yaramusunitse maze uyu mubyeyi aragwa hasi neza araryama. Nyamara Rafael yari ari kureba ibi byose yicaye mu kabariko imbere y'inzu ye. Yabonye rero ukuntu basunitse uyu mubyeyi maze kwihangana biranga, yahise aza yihuta cyane maze ahita akubita ingumi nziza pasiteri. Aba babyeyi noneho barumiwe. Yahise rero yunama maze aterura mama wa Debbie wari uryamye hasi, arongera nyine aramuhagarika. Yahise abwira pasiteri ati ariko ubundi nta ndero ugira, kuva ryari utekereza ko umuntu w'umusore nkawe yakubita umubyeyi umubyaye? Kuva ryari usunika umubyeyi? Kuva ryari? Batangiye rero kwiyegisikiza nanone nyine kuko babonaga ko bikaze. Nyamara Rafael yahise afata ukuboko kwa Debbie maze ahita amujyana iwe ati ngwino va imbere y'iyi nyamaswa ngo ni umupasiteri. Yamujyanye rero mu nzu iwe maze nyine noneho pasiteri abona uruvugiro ati mwabibonye ibyo nababwiraga? Mwabibonye ukuntu uriya musore ahise amutwara? Umukobwa wanyu yabaye ikirara, umukobwa wanyu ntakiri uwo kwizerwa, yatangiye kubatuka. Noneho yarabatutse yivayo ababwira amagambo yose ashaka. Nyamara bo bari bari kumusaba imbabazi kuko aba babyeyi bo barasengaga bya nyabyo. Batekerezaga ko rero baramutse badakoze nyine ibyo basezeraniye pasiteri baba basuzuguye Imana kuko ariyo yabibabwiye. Bageze rero mu nzu, Rafael yabwiye Debbie ati ntabwo hari ahantu rwose ukwiye kuhaguma kubera yuko uriya musore ntabwo ari ukwizerwa. Ubonye ibintu akoreye ababyeyi bawe. Debbie yahise amubwira ati ahubwo wowe ntabwo wakabaye ubyivangamo kuko nyine uriya ni fiance wanjye. Rafael ati none kubera iki atakubaha? Debbie ati byose ariko ni ukubera wowe, ibibaye hariya byose ni amakosa yawe, kubera ko iyo ntaza guhura nawe biriya byose ntabwo biba bibaye. Nyamara ibintu papa yavugaga ni ukuri. Yambwiraga yuko rwose ushobora kuzanyanduza ukampindura maze nkabihakana, nyamara nibyo byonyine wakoze. Kubera ko iyo ntaza guhura nawe simba naranditse ibintu nanditse muri ajenda yanjye, nanditsemo amagambo akomeye, nanditsemo ibitekerezo bikomeye bikwerekeyeho, nanditsemo amagambo y'urukundo ndetse nashyizemo ibintu byose natekerezaga. Ibyo byose nibyo birakaje uwari kuzaba umugabo wanjye. Ibyo byose nibyo bitumye ababyeyi banjye baseba bingana kuriya. Iyo ntaza guhura nawe ibyo byose ntabwo byari kuba. Iyo ntaza kugukunda ntabwo ibyo byose byari kuba byarabaye. Akivuga ibi rero Rafael yarumiwe kuko ntabwo yari azi ko ibi bintu bikomeye kugeza aha. Yahise amubwira ati none kuki ibi bintu byose utigeze ubimbwira? Naho rero Debbie ati hari icyo ntakubwiye se? Niba narazaga kukureba
nkakubwira ko nari ngukumbuye, wabonaga se yuko hari ikindi kinzanye? Warampinduye, watumye mpindura ibitekerezo, ubwo rero amakosa ni ayawe, ikindi kandi ukwiriye kuva mu buzima bwanjye, maze rwose ngakomezanya nyine na pasiteri kubera ko uri kunteza ibibazo. Yahise asohoka hano yihuta maze asubira mu rugo iwabo, aho nyine yasanze bicaye muri salo bacecetse bose. Yahingutse rero ari kubabwira ati ndasaba imbabazi kandi rwose sinzongera na rimwe, ubu rwose niteguye gukora ubukwe na pasiteri. Pasiteri rero aramubwiye ati urabona ngo uransebya, urabona kandi ngo urava mu murongo wo gusenga. Naho rero Debbie ati umbabarire, ntabwo ibi bintu bizongera ukundi. Bahise babwira pasiteri rero bati mubabarire kubera ko asabye imbabazi. Nawe ati nizere yuko muzamucungira hafi. Mama we ati noneho rwose ninjye ngiye kuzajya mucunga kandi ntibizongera ukundi, humura ibyo rwose birarangiye. Iri joro ryose rero ntabwo Debbie yigeze abasha gusinzira kubera ko yari ari gutekereza kuri Rafael, nyamara Rafael nawe byari uko byari bimeze. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi Debbie kwihangana byaranze, maze ajya kureba Rafael. Baricaye muri salo barimo kuganira, maze Debbie aryama nyine ku bibero bya Rafael, bari kuganira nyine bareba n'amafoto. Mu kanya gato rero Debbie yaregutse maze aryama mu gituza cya Rafael. Yaramubwiye ati ndumva nifuza rwose kugusoma. Naho rero Rafael yitegereje uyu mukobwa maze aramubwira ati nta kibazo rwose. Bahise rero batangira gusomana. Uyu mukobwa ikintu cyose yatekerezaga ntabwo yajyaga atekereza kabiri, yahitaga akivuga. Mu kanya gato rero Debbie nyine wabonaga ameze nk'umuntu watwawe. Naho rero Rafael yahise amwigezayo maze ahita amubwira ati hoya rwose kubera ko ndumva dukomeje bishobora kugera kure. Debbie ati kandi aribyo nshaka. Rafael ati ndabizi ko aribyo ushaka ariko ntabwo rwose aricyo gihe. Ndabizi neza ko utiteguye, ndabizi neza kandi ko atari cyo gihe. Ndabizi neza ko ibi bintu bishobora kutwangiriza ubushuti twari dufitanye. Ndagukunda kandi ndagukunda cyane, ariko nanone sinifuza nyine kuba naguprofita mu gihe uri mu bibazo, mu gihe utiteguye, mu gihe utameze neza. Ntabwo rwose nabikora. Nyamara ibi bintu mu kanya gatoya Debbie yabitekerejeho maze asanga uyu musore atandukanye n'abandi bose. Na pasiteri, ari pasiteri yahoraga amusaba amafoto ye ntacyo yambaye, nyamara uyu musore we yari abonye uburyo rwose bushoboka ndetse bumwizaniye, ariko ntabwo yigeze abuprofita. Rafael rero yakomeje amubwira ati uri umukobwa mwiza cyane ndetse rwose uranankurura birenze ko waba ubyumva. Niyo undebye gusa nshobora kumva rwose mpinduye ibitekerezo, ariko nanone ngerageza kwifata. Nta nubwo biba ari ibintu byoroshye, ariko nanone nyine mba numva rwose ntagomba kuguprofita uko byagenda kose. Naho rero Debbie yahise amubwira ati ariko burya rwose nta mpamvu zo gucira imanza umuntu kubera uko agaragara, kubera ko ntaho biba bihuriye n'umuntu nyirizina. Tekereza ukuntu ababyeyi banjye bagucira urubanza bakurikije uko ugaragara, nyamara ntabwo rwose bazi yuko uri marayika. Muri wowe ufite umutima mwiza ndetse utandukanye n'abandi bantu. Rafael yahise amubwira ati ntabwo ari uko ndi marayika, nanjye ndi umuntu ndetse rwose mba nkwifuza, ariko nanone kubera ko nzi ko uri umwana mwiza kandi ibi bintu nyine atari ibintu usanzwemo, niyo mpamvu nirinda kuba naguprofita maze nkaba natuma wazicuza. Niteguye gutegereza, ndagukunda, nzagutegereza igihe cyose bizasaba kugira ngo nyine bibe ari cyo gihe cya nyacyo. Umunsi umwe rero ari mu masaha y'ijoro Debbie yarabyutse maze agikandagira hasi yahise yikubita hasi amera nk'umuntu nyine upfuye. Bwarinze bucya rero nta muntu wamenye ibyabaye. Mama we yarazindutse aje kumubyutsa kugira ngo bajye mu masengesho, nyamara yaramuhamagaye yumva ntiyitaba. Yinjiye mu cyumba maze asanga uyu mukobwa aryamye hasi. Yamukozeho yumva ameze nk'umurambo neza neza, ubwoba bwaramwishe maze atangira kuvuza induru, nyamara
papa wabo ntabwo iri joro yari yaraye hano kubera ko yari yaraye mu masengesho. Ikirenze kuri ibyo ntabwo imodoka yabo yari iri gukora, dore ko mama wabo yagiye kuyatsa maze bikanga. Umutima rero wamuvuyemo maze abura nyine umuntu wamutabara. Yatekereje kuri Rafael atitaye ku bibazo bari bafitanye. Yagiye yiruka maze ahita akomanga. Rafael yarasohotse, yumvaga umuntu ukomanga nk'ushaka guca urugi. Agikubita amaso mama wa Debbie yaracecetse, nta jambo na rimwe yavuze. Naho mama wa Debbie yahise amubwira ati mbabarira untabare, imodoka yacu ifite ikibazo kandi rwose Debbie yagize ikibazo wagira ngo yanapfuye, ameze nk'umuntu waguye muri koma, akeneye kujyanwa kwa muganga. Rafael wari wambaye imyenda yo kurarana nta nubwo yigeze atekereza gusubira mu nzu kuyihindura, ahubwo yahise afata urufunguzo rw'imodoka rwari ruri muri salo maze bagenda biruka. Baragiye rero baterura Debbie maze bamushyira mu modoka bahita bamujyana kwa muganga. Yarahagumye rero aguma nyine iruhande rwa Debbie, dore ko papa wabo nawe yahise ahabasanga. Bamukoreye rero ibizami maze muganga aza kubaha ibisubizo. Yababwiye yuko Debbie afite ikibazo cy'impyiko zitari gukora neza rwose, ndetse ko igipimo cyo gukora cyagabanutse cyane ku buryo ziri gukora 30% y'uko zakabaye zikora. Birumvikana ko zari zifite ikibazo mu buryo bugaragara. Ababyeyi rero barihebye maze babaza muganga icyo gukora. Yababwiye ko rero igishoboka ari uko bashobora kumuhindurira nibura impyiko imwe ikaba ikora neza cyane. Aba babyeyi rero batangiye kumva ibi bintu bikomeye kubera ko iyo hajemo ikibazo cy'impyiko rwose biba byagoranye. Hanyuma muganga yarabapimye bombi kuko bari biyemeje kuba nyine bamuha impyiko igihe basanga harimo nyine uwo bahuje, gusa basanze nta n'umwe nyine bibasha rwose kujyana ku buryo yamuha impyiko. Mama we rero yatangiye guhangayika, dore ko umwana we wabonaga ko rwose arembye. Yatangiye rero gutekereza undi muntu ushobora kubafasha. Yahise ajya kureba Pasiteri Toma kuko nta wundi muntu yari gutekereza, maze amutekerereza ibyabaye. Yaramubwiye ati turagukeneye kugira ngo nawe uze kwa muganga bagukorere ikizami barebe ko mwaba muhuza. Toma rero yahise amubwira ati oya rwose nta mpamvu yo kwirirwa nza, kubera ko niyo twaba duhuza ntabwo nshobora gutanga impyiko yanjye. Impyiko yanjye yo rwose ntabwo nayitanga, sinayikuraho ngewe ngasigarana impyiko imwe. Ibyo ntabwo bishoboka. Haramutse hari ubufasha natanga bwaba ari ubwo gutanga amafaranga kugira ngo undi muntu ayimuhe, ariko ngewe ntibishoboka, nta nubwo nabirota mu nzozi. Mama rero yakomeje kumwinginga ati ariko twebwe ntabwo bishoboka kuko tudahuje, nyamara wowe azaba umugore wawe, urumva ko n'ubundi ni uwawe. Naho rero Toma ati yaba azaba umugore wanjye yaba atazaba we, nta muntu n'umwe naho impyiko yanjye, ntabwo nshobora kwikuramo urugingo ngo maze nduhereze undi muntu. Oya rwose mushakira ahandi, naho ngeweho rwose ntabwo mbonetse. Mama we yasohotse mu modoka ye yihebye kubera ukuntu yabonaga uyu mugabo nta mutima agira. Noneho kandi ntabwo yaragitekereza undi muntu wamufasha kubera ko yumvaga ibitekerezo bisa nkaho byamushiranye. Gusa nanone agahinda kari kose, yibazaga ibiri bube ku mwana we maze bikamuyobera. Yakomezaga gushakisha ariko ntabwo rwose byari byoroshye. Muganga rero yarababwiraga ati nimumara igihe mutari kubona iyo mpyiko bizaba ngombwa ko tumushyira kuri dialyse. Nyamara ababyeyi be ntabwo babishakaga. Mama we yaravugaga ati byanze bikunze ngomba kubona umuntu uri bumuhe impyiko uko byagenda kose. Naho papa ati hanyuma se urumva uzamukura hehe? Bari bari gutekereza rero ubona rwose ko ibintu bikomeye kandi bigoranye. Rafael rero wakurikiranaga hafi ibyari biri kuba yarabibonye ko habuze umuntu utanga impyiko, maze ahita atekereza ko rwose ashobora kuyitanga. Yabibwiye wa mushuti we ati ngewe ndumva ngiye guha impyiko Debbie. Uyu mushuti we yaramubwiye ati ngo iki? Ati none se urabizi neza ko ugiye gusigara nimwe? Naho rero Rafael ati yego ndabizi neza. Ati urabizi neza se ko rwose waba ugiye muri riske? Naho Rafael ati nabyo ndabizi, ariko byose ntacyo bimbwiye kubera ko ntabwo natuma uriya mukobwa nawe agenda. Tekereza ababyeyi banjye baragiye, none n'umukobwa nakunze nawe agende, ariko ubundi kubera iki nta mahirwe ngira? Kubera iki ibintu byose
cy'ingenzi mu buzima bwanjye Imana ibinyambura, yanyambuye ababyeyi none inyambure na Debbie. Kuri Debbie bwo rwose oya, ntabwo namurekura, niyo mpamvu ngomba kumuha impyiko niba nzagira amahirwe ngasanga duhuza. Uyu mushuti rero we ntabwo yabyumvaga, noneho yari amaze kubona ko rwose mu rukundo Rafael amurenzeho kure. Rafael rero yarongeye nyine asubira kwa muganga, dore ko yari yagiye mu rugo guhindura imyenda no gukaraba kubera ko atahavaga. Yasubiye kwa muganga ariko yafashe umwanzuro ko nyine agiye rwose gutanga impyiko kuyiha Debbie. Yaragiye rero akinjira nyine muri ofisi ya muganga, yasanze muganga ari kubabwira ati noneho rwose uyu munsi nimutabona umuntu uri butange impyiko tugomba kumushyira kuri diyalize uko byagenda kose. Mama we rero wari uri guhakana ari nako ari kurira cyane ati Imana imbabarire maze nkorere igitangaza mbona umuntu wamuha impyiko. Papa wa Debbie ati ngewe maze kwiheba, ndabona ko rwose nta wayimuha, nta n'uwo twabona. Kano kanya rero Rafael yahise yinjira ati ngewe nditeguye kuyitanga, nditeguye rwose nta kibazo, bankorera ibizami byose. Aba babyeyi bahise baceceka maze bamera nk'abaguye mu kantu, bitegereje uyu musore bati ngo iki. Naho Rafael ati yego nditeguye rwose, nditeguye gutanga iyi mpyiko. Papa rero wa Debbie ntabwo yabyumvaga, yaramubwiye ati musore muto uriteguye? N'ukuntu kose twagufashe nabi n'ibintu byose twagukoreye, none urumva waha impyiko Debbie? Naho rero uyu musore ati ibyo rwose ntacyo bimbwiye, nta nubwo bindeba, ariko nanone ubuzima bwa Debbie nicyo kintu cyonyine ndi kureba. Aba babyeyi rero bose bararebanaga bakagira ngo bari kurota. Muganga rero yahise amutwara maze nyine ajya kumukorera ibizami byose. Rafael yahise agaruka maze ajya kwicara ku gitanda cya Debbie. Yaragiye rero aba yicayeyo nyine, dore ko bari bamubwiye yuko umuganga ugomba kuza kubabaga ataraboneka. Yabaye yiyicariyeyo rero ari kwitegereza uyu mukobwa, maze akajya avuga ati ni ukuri Mana umbabarire rwose uyu mukobwa akanguke. Uyu munsi noneho yari yibutse ko nibura umuntu ashobora no gusenga n'igihe ari mu bibazo. Sinzi ukuntu rero yararangariye muri telefone, maze agiye kumva yumva intoki za Debbie zimukozeho. Yagize ngo ararose, yarahindukiye aramureba maze abona uyu mukobwa birasa nkaho rwose akangutse, bisa nkaho abyutse. Yaramwitegereje maze aramubwira ati umeze neza? Naho rero Debbie ati yego rwose meze neza. Ababyeyi be rero bahise baza bihuta mu byishimo byinshi, maze bamubwira yuko noneho abonye umuntu nyine uri buze kumuha impyiko, ko uyu musore yemeye kuza kuyimuha. Debbie yabajije rero Rafael ati mbabarira umbwire izo mbaraga uri kuzikura he zo kumpa impyiko ko abandi bantu bose babitinye? Naho Rafael ati ndagukunda cyane kandi ndifuza ko wamera neza, sinifuza rero kugutakaza, nakora buri kimwe niyo kwaba ari ukuguru bakunkuraho bakakugushyiraho, kuko ndagukunda n'umutima wanjye wose. Kano kanya Debbie yarumiwe maze ahita amubwira ati gusa nanjye ndagukunda, ariko nanone uratandukanye cyane, uratandukanye birenze uko waba ubitekereza. Yaramushimiye rero kubera ko nyine yumvaga iki gikorwa agiye kumukorera ari igikorwa cy'indashyikirwa. Gusa nyine bakiri hano muganga yaje yiruka maze ahita ahamagara ababyeyi ba Debbie ati turabashaka kandi byihutirwa. Yabajyanye rero n'ubundi mu biro bye, maze n'ubwoba bwinshi bati tubwire habaye iki, niki gitumye uduhamagara byihuta gutya? Naho rero uyu muganga ati uyu musore ukora muri labo nababwire, niwe wari ufite icyo kubabwira. Nyamara uyu musore ukora muri labo wabonaga afite ubwoba, ubona rwose ari no gutitira. Aba babyeyi bati tubwire ni ikihe kibazo gihari? Muganga yabonye ko uyu musore atari kuvuga maze ahita yivugira ati nyine habaye ikosa rikomeye muri labo, ibisubizo mwabonye ntabwo ari byo byari ibyanyu. Mu bigaragara ntabwo Debbie afite ikibazo cy'impyiko, ahubwo nyine ibisubizo bamuhaye ntabwo byari ibye. Debbie we ikibazo afite
n'icy'isukari yari yamanutse cyane, niyo mpamvu yaguye hasi, naho ubundi rwose nta kibazo cy'impyiko afite. Aba babyeyi rero kwihangana byaranze, maze batangira gufata uyu musore baramunigagura, baturabona ukuntu wadushyize mu bibazo, baturabona ibintu waducishijemo, urabona umuhangayiko wose watunyujijemo. Ubu ngubu iyo baza kuba bamaze kubaga abantu babiri wari kudusubiza ngo iki? Iyo baza kuba bamaze gukura impyiko muri uriya mwana w'umuhungu bamaze kuyishyira muri Debbie wari kutubwira ngo iki? Mbese byari byabarenze. Uyu musore yakomezaga gusaba imbabazi, baturi gusaba imbabazi ukumva byoroshye, ntabwo uzi ibintu byose watunyujijemo. Wabonaga nyine byabababaje cyane, naho muganga yarababwiye ati nimwihangane, uyu wenyine ibitaro bizamuha igihano, gusa nimutubabarire kubw'ikosa ryabaye. Naho papa wa Debbie ati ariko muri abanyamakosa cyane, kuki mutitonda? Muba mubizi ko mukinira ku buzima bw'abantu, mwaba ibyo bintu muba mubizi, kubera iki mutitonda mu bintu byose mukora? Bakimara kumva ibi rero, mama wa Debbie yasubiye nyine muri sare aho Debbie yari aryamye, ari kugenda abyina ati Imana irabikoze, Imana irabisubije, Imana iduhaye igisubizo. Ari kubyina rwose yananiwe no kubabwira icyo Imana ikoze. Naho Debbie ati mbwira mama, Imana ikoze iki? Mama we akamuhobera, akongera agahobera Rafael, akongera agahobera Debbie. Yari yabuze icyo yavuga, bose bamuteze amatwi bati tubwire habaye iki? Naho rero mama wa Debbie ati Imana ikoze igitangaza, burya bwose ntabwo rwose ufite ikibazo cy'impyiko, ngo ufite ikibazo cy'isukari nkeya, ahubwo ngo baribeshye maze baguha ibisubizo bitari ibyawe. Ibi rero byarabarenze, abantu bose bari bari hano. Debbie nawe byaramurenze maze atangira gushima Imana ati Imana ushimwe ko ntafite ikibazo cy'impyiko. Nyamara Rafael we nyine yumvise bino bintu maze yumva ni igitangaza koko Imana ikoze, kubera ko byasaga nk'ibyarangiye rwose bari bagiye kubaga uyu mukobwa. Rafael yahise asohoka buhoro maze ajya mu modoka, afata Bibiliya Debbie yari yaramuhaye, nyamara yari yaranze kuyisoma n'umunsi n'umwe. Uyu munsi yarayifashe maze arayirambura yicaye mu modoka hanze, maze aravuga ati ariko man, uzi ko burya ko kubaho ni ukuri urakora, kuko uyu munsi nanjye ndabyiboneye n'amaso yanjye. Guhera uyu munsi rero Rafael yafashe umwanzuro ko noneho agiye kuzajya asoma Bibiliya ndetse akongera kwizera Imana, kubera ko igitangaza yarakiboneye n'amaso ye. Debbie rero baramutahanye, gusa ibyishimo byari byose. Naho Rafael we yari ari gushima Imana ati urakoze kuba umurokoye, urakoze kuba umukijije, kuba adapfuye, kuko numvaga rwose ntabasha kwiyakira. Umunsi rero wakurikiye, dore ko Debbie yari yanorohewe, Rafael yagiye iwabo wa Debbie maze arakomanga. Iwabo bose rero bari bicaye muri salo ndetse na Debbie yicaye. Mama wabo rero yagiye kumufungurira, maze nyine papa wa Debbie akibona ko ari Rafael winjiye, yahise ahaguruka mu ntebe yari yicayemo maze ahita amubwira ati muhungu wanjye ni karibu rwose icara. Yamuhaye iyo ntebe yari yicayemo, we ajya kwicara mu yindi. Rafael rero yaricaye, maze papa wa Debbie yaramubwiye ati mwana wanjye, sinzi rwose ko nzagushimira bihagije, gusa nkomeje kugushimira ubwitange wagize bwo kujyana Debbie kwa muganga, noneho kandi ukarenzaho no kwitangamo igitambo, ukumva ko rwose ushobora kumuha impyiko. Ni ibintu bikomeye cyane, na n'uyu munsi sindabyiyumvisha ukuntu umuntu twari tumaze igihe gito cyane tuziranye utari wo mu muryango wacu yakwitanga bingana gutya. Nyamara abandi batwegereye byari byabananiye, sinzi icyo kuvuga. Gusa ikintu cyonyine nakubwira ni uko ngushimira, warakoze cyane, ndagushimira bivuye ku mutima. Mama wa Debbie rero nawe yahise yunganira papa wa Debbie ati ikindi kandi turagusaba imbabazi ku byo twagukoreye byose kuva wakwimukira hano. Twashingiye kuko wagaragaraga inyuma, kandi nyamara ntabwo twakabaye twarabikoze. Iyo si imyitwarire ikwiriye abantu nkatwe b'abakristo. Tugusabye imbabazi, utubabarire kuri buri kimwe, utubabarire rwose kuba nyine tutarigeze tukubanira neza, nyamara akaba ari wowe waduhaye urugero rwiza. Bakiri kuvuga ibi rero bahise bumva umuntu akomanze,
bagiye gufungura nanone, nyamara batunguwe no kubona ko ari Toma wari uje hano yaje yashyushye. Ati numvise inkuru nziza, numvise igitangaza cy'uko Debbie yakize. Nyamara bose bari bari kumurebana iseseme, nta n'umwe washakaga kumuvugisha. Yakomeje rero kuvuga amagambo menshi, ati ni ukuri, ati ndishimye, ati gusa nari narababwiye ko Imana izabikora, ati naramusengeye, ati iyi minsi yose ishize nyimaze mu rusengero niyiriza nsenga kugira ngo Imana ibikore, ariko nyine Imana irabikoze. Niyo mpamvu mutigeze mumbona kwa muganga, nari ndi kumusengera, ntabwo nahumekaga, sinari nkirya, nari mpangayitse mu buryo bushoboka bwose, gusa nyine naramusengeye bishoboka byose. Yahise rero abwira Debbie ati umugabo wawe naje, atumeze ute mugore wanjye? Debbie yarahindukiye n'umujinya mwinshi, atuvuze ngo umugore wawe? Hanyuma niba ndi umugore wawe, ni gute utigeze ukandagira kwa muganga n'umunsi n'umwe ngo maze uze kureba n'uko ameze? Tuvuge yuko iby'impyiko rwose byo byari bikomeye, birumvikana ntabwo ari kubishobora, ibyo rwose tubyihorere, ariko se gute utigeze ubasha no kuza kunsura ko ari cyo kintu cyonyine nari ngukeneyeho nacyo kikunanire? Yatangiye rero kuvuga ati ariko noneho ko ndeba ufite agasuzuguro kenshi, ubundi kuki uri kunsubiza gutyo? Akatangira kubwira ababyeyi bati ntabwo muri kumva ukuntu uyu mukobwa ari gusubiza uzaba umugabo we. Bose rero bari bamwihoreye. Yarahindukiye maze ababonye nyine aho Rafael yari yicaye, ati ubundi se uyu nguyu ari gukora iki? Iri habara ry'uyu mukobwa riri gukora iki ahangaha? Aba babyeyi bahise bamubwira bati genda gake, itonde mu magambo yose uri buvuge. Naho rero Rafael yahise amubwira ati uranyibuka neza ndakeka utaranyibagiwe, niba wongereye gushaka yuko twongera gusubira muri wa mukino turawusubiramo kuko njye nditeguye. Ikindi kandi witonde mu magambo yose uri kubwira Debbie, witonde kubera ko ntabwo nifuza ko wakongera kumukomeretsa nk'uko wari usanzwe ubigenza. Pasiteri rero yakomeje kubabwira ati ko mbona rwose uyu mukobwa wanyu wagira ngo nta gisenga, ko mbona wagira ngo nta kizera Imana, ko mbona wagira ngo yavuye mu masezerano. Naho rero Debbie ati ahubwo udasenga ni wowe, ni wowe utari uwo kwizerwa. Yatangiye kubwira ababyeyi be rero ukuntu uyu musore burya atari uwo kwizerwa habe na gatoya, ko yirirwaga amusaba amafoto yambaye ubusa n'amavideo. Naho pasiteri ati oya, ibyo bintu ntabwo nabikora, umuntu w'Imana nkanjye sinabikora. Debbie ati burya bwose rero narakurikodingaga buri kintu cyose wavugaga. Yatangiye kumvisha amarikodi yose ababyeyi be barumiwe, maze babwira uyu mugabo bati burya bwose ni ukuteye. Yumvise ko rero bamaze kumuvumbura, maze ahita anyonyomba ariruka. Ntabwo rwose bamenye aho arengeye, kuko nawe yumvaga yasebye mu buryo bushoboka bwose. Papa rero wa Debbie yabwiye Rafael ati urakoze kandi muhungu wanjye, ikindi kandi ni karibu iwacu, ujye wisanzura, noneho igihe ushakiye kuza ujye uza. Guhera uyu munsi rero noneho urukundo rwarongeye ruragurumana hagati ya Rafael ndetse na Debbie, dore ko noneho n'ababyeyi bari bari kubyumva, noneho nta kibazo rwose kibirimo, dore ko Debbie yicaje ababyeyi be maze ababwira ukuntu akunda uyu musore kandi amukunda urukundo rwa nyarwo, ndetse yababwiye ukuntu uyu musore ari ugerageza kumushyira ku murongo, ko rwose nta kintu kibi na kimwe yifuza kumukorera. Yarababwiye ati nako namwe mwarabyiboneye ko kuba dutekereza ko uko ameze kuri iyi nyuma ari nako ameze imbere ari ibintu bibiri bitandukanye. Uriya musore ni marayika wigendera. Urukundo rwabo rero rwarakomeje, maze ya majoro yabo yo guhamagarana arakomeza, kwandikirana amamesaje, gusohokana, dore ko nyine Debbie yari afite ibintu byinshi yari akeneye kumenya, kuko rwose ibintu byose byabaga ari ku nshuro ya mbere, kwaba ari ugusohoka, kwaba ari ukujya mu birori. Ariko nyine Rafael yaragiye aramutembereza, buri kimwe cyose cyari giteye amatsiko uyu mukobwa yaragiye amufasha kugira ngo amatsiko ashire. Umunsi umwe rero Rafael yabwiye Debbie ati ndifuza yuko twazajyana gusenga. Debbie yaratunguwe, ariko nyine Rafael aramubwira ati ubu ngubu nsigaye nicara ngasoma Bibiliya ndi njyenyine, ndifuza rero ko tuzajyana gusenga. Debbie byaramushimishije cyane, bajyanye gusenga maze uyu musore arabikunda, kandi nyine
ubona ko rwose ariko byibonamo. Byakomeje bityo, noneho Debbie ntabwo yarakimusiga. Umunsi umwe rero Rafael yabwiye ababyeyi ba Debbie ko abashaka ariko na Debbie ahari. Bamuhaye karibu rero maze araza arabaganiriza. Yarababwiye ati ndifuza kubasaba uruhushya rwo gukunda umukobwa wanyu noneho ku mugaragaro, tugatangira gusohokana ku mugaragaro, kandi munyizere ntabwo nzigera rwose muhindura, sinzigera mukura mu murongo arimo, nzamufasha muri byose, ikindi kandi nzamukunda mwubahe, nta kosa na rimwe nzigera mukoresha. Papa rero kandi wa Debbie yabwiye Rafael ati ndakwizeye kandi rwose urwo ruhushya ndaruguhaye. Naho rero mama wa Debbie ati urabizi ko ari umukobwa umwe gusa dufite, uramenye ntuzigere umuhemukira, uzamukunde kandi umuteteshe. Rafael ati byose nzabikora rwose nk'uko mubyifuza, gusa murakoze cyane kuba mumpaye uburenganzira bwo gukunda Debbie ku mugaragaro, bwo kumusohokana, ndetse rwose bwo kujya mu rukundo nyine nta kintu na kimwe twihisha. Aba babyeyi rero bababwiye ko babashyigikiye muri byose, ndetse ko rwose niba hari n'ikindi bifuza ko bazabashyigikira, byose nyine bahari ku bwabo. Nyuma y'umwaka rero bakundana, ibintu byose bimeze neza, ndetse uyu musore amaze gukomera rwose mu bintu byo gusenga. Umunsi umwe nyine Rafael yaje iwabo wa Debbie, maze n'ubundi nk'uko bakundaga kwicara nyine bari kuganira, yabwiye rero aba babyeyi ko noneho yifuza ko rwose bamuha umukobwa wabo, maze akemera nyine yuko azamubera umugore. Aba babyeyi rero baratunguwe bati none se naho bigeze? Naho Rafael ati yego rwose ndifuza ko rwose mwampa ikiganza cy'umukobwa wanyu, kandi nzamufata neza kuko niwe mugore nifuza mu buzima. Aba babyeyi rero bamubwiye ko rwose nta kintu na kimwe bamuhakanira, igihe cyose bafite ubushobozi bwo kuba bakimukorera. Bamubwiye ko nta kibazo, nanone kandi babashyigikiye. Uyu munsi rero yahise apfukama imbere y'ababyeyi, maze asaba noneho Debbie ku mugaragaro ko yamubera umugore. Debbie rero yarabimwemereye, ndetse rwose amushimira kuba yaramubereye umukunzi mwiza, umukunzi wamwubashye, ndetse n'umukunzi wamufashije gukomeza kwitwara neza. Uyu musore yamwambitse impeta, maze aba bombi barahaguruka barahoberana. Ibyishimo rero byari byose, ababyeyi bari bishimye, bababwiye ko bahari ku bwabo, ndetse nta na kimwe batazakora kugira ngo aba bana bishime. Rafael rero yibukije Debbie ko amukunda, naho Debbie nawe amubwira ko amukunda kurusha ibintu byose, ndetse ariwe watumye amenya ko urukundo rubaho. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.